Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Yellow Stars TV aho muherereye hose, tubanje kubifuza amahoro y'Imana. Turi kumwe rero n'umutumirwa wacu ari nabo uhagarariye Yellow Stars, Kocha Jean Baptiste. Ani yurikamu kabisa. Murakoze cyane. Akamushya muhiye. Kuri twese. Kocha Jean Baptiste twagira ngo duhisha mbonera ya equipe Yellow Stars mu mboni zawe muri mwaka mushya. Murakoze cyane. Mumbajije ku kibazo kigendanye n'ishusho ya Yellow Stars muri iyi sezo. Reka nse nabivuga muri terime ya gisportif, buriya ibintu byacu tubamo by'imipira dukoresha sezo. Hari igihe usanga nk'umwaka urimo nka season zitandukanye. Urugero nk'ubu nka sezita ishize yatangiye mu mwaka wa 2024 mu mpera z'umwaka, irangira muri uku kwezi kwa mbere, urumva yafashe mu myaka 2. Sezo yindi iratangira mu mpera z'uyu mwaka, urumva usanga muri football sezo isa nigeraho ifata mu myaka 2. Ubwo reka mbisubize mu buryo bumeze gutya. Ubu dufite gahunda zihariye muri sezo itaha, ariko kugira ngo twinjire muri izo gahunda nabanza ngasa n'ukora nk'incamake ya sezo yatambutse. Sezo yatambutse abenshi bakurikiranye Yellow Stars, ndetse nshatse nanabivuga mu mazina yuko ameze gutya yuko harimo abantu batunguwe. Muresheje ijambo yuko harimo abantu bamwe basa n'abatunguwe kubera yuko ubundi mu bisanzwe stati ya Yellow Stars cyangwa se uko abantu babona Yellow Stars mu mboni zabo, bazi ko Yellow Stars ari ikipe ifite ihangana cyane mu kibuga. Ni ikipe ya competition, ikipe abantu bose bajya mu irushanwa bakumva harimo Yellow Stars, bakumva yuko bahumbije gatoya yahita betwara igikombe cyangwa ikabatwara umwanya mwiza. Ntabwo mu by'ukuri bibeshye, nuko dutekereza Yellow Stars yakabaye yubakitse, yakabaye iriho umunsi ku munsi. Ariko sezo yatambutse irangiye ejo bundi kuri 11 z'ukwa mbere, abantu babonye Yellow Stars isa n'itandukanye na Yellow Stars bamenye kuva muri 2019 ubwo twakinaga icyiciro cya kabiri. Abenshi nta nubwo bazi ko twakinye icyiciro cya kabiri. Twakinye icyiciro cya kabiri icyo gihe nubwo tutitwaga gafata izina ryacu furu, twakinishaga izina ry'iritirano ry'ikipe yitwaga Pepiniere. Icyo gihe ariko mu by'ukuri ni Yellow Stars yakinaga. Twakinye icyiciro cya kabiri, igihe kiza kugira dutangira gukina icyiciro cya gatatu, aho Ferwafa yari imaze kugishyiraho. Kuva icyo gihe dutangira dukina mu buryo buri competitive cyane. Ndumva muri sezo 2 zatambutse inshuro nyinshi twaragwaga kugwa ku mwamba w'amakipe yabaga agiye gukina playoff yayishakamo yazazamuka mu cyiciro cya kabiri. Sezo by'umwihariko ibanziriza iyi twari dufite ikipe yari ikomeye cyane. Nibwo numva mu gihe twakinnye nanjye mvuga ati twagize ikipe yari ikomeye pe. Twagize ikipe yari ikomeye cyane. Ikimenyetso kibigaragaza buriya muri football kuno yubakitse bimera nko mu ishuri risanzwe. Mu ishuri risanzwe iyo ugiye ku ishuri ugatsinda neza wiga mu wa mbere, ubona promotion bakakwimura bakakujyana mu wa kabiri, gutyo. Watsinda neza wiga segonderi bakaguha promotion kujya kaminuza, gutyo. So bivuze yuko umunyeshuri mwiza wese aharanira kuva mu cyiciro ajya mu kindi. Sezo rero yatambutse twagize amahirwe kuba twaragize abakinnyi benshi bakomeye kandi beza. Ubwo ko tuba dukina, urumva ikibuga nabyita kuri bose babireba. Ni ahantu haba hari amaso atandukanye y'abantu. Hari ababa baje gufana bisanzwe, hari ababa baje gushyigikira ikipe yabo, hari ababa baje kureba ibintu bitandukanye. Haba hariho rero n'abantu nshatse nabyita nk'aba scout cyangwa se abafite aho bahuriye no kureba ubuhanga bw'abakinnyi. Twagize amahirwe muri squad twari dufite abakinnyi bageze muri 5, 6 gutyo. Tugira amahirwe yo kuba amakipe atandukanye by'umwihariko mu cyiciro cya kabiri
nshatse navuga ko yababengutswe. Gusa ndagira ngo mbishyireho umucyo buriya, ubwo ndabivuga kugira ngo nanabonereho gusa nusubiza abafana bamwe na bamwe. Hari umufana uza akavuga atari ku bushize mwari mufite ikipe ikomeye, atari ku ikipe mwarayigurishije. Twebwe nk'abanyamupira ikintu cya mbere tureberera inyungu z'abakinnyi bacu. Icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu tunabishyireho umucyo, nta hantu na hamwe haba sitati yo kugurisha hagati y'ibyo byiciro byombi. Icyo dukora ni ukuvuga ngo niba ubonye ikipe yo mu cyiciro cya kabiri ukagira amahirwe ukaba ubona abakinnyi bawe yabashimye, icyo mukora nabyita nk'ibiganiro bituma habaho guhana abo bakinnyi, ariko inyungu zikaba zirebwa n'amakipe yombi, yaba iyo kipe arimo yaba ndetse n'iya kipe yahozemo, mu kuvuga ngo mu gihe nibura babakinnyi bagera mu cyiciro cya mbere, mu by'ukuri nawe nyiri icyiciro cya gatatu wabatanze nibwo ushobora kugira akantu k'inyungu. Nuko rero twagize amahirwe, abakinnyi bacu bayobowe imbere na kapiteni, bayobowe kapiteni Shure, niryo zina azwiho. Mu badefanseri harimo uwitwa Ravi, uwitwa Cedric. Mu bamediyateri harimo wari umenyerewe cyane, ukunzwe n'abafana cyane, bita Mackenzie n'ubu ngubu, hamwe na rutahizamu Jacques cyangwa se bamenyereye nka Gahungu. Abo bakinnyi ndumva hafi ya bose ubu barimo barakina mu ikipe yo mu cyiciro cya kabiri, ikipe nziza cyane yitwa Motari FC. Mu by'ukuri ni inyungu z'abakinnyi, ntabwo ari ukuvuga ngo baragurishijwe, si ukuvuga ngo Motari yatanze wenda iki n'iki, yaba baro cyangwa n'iki. Dore ikiganiro kiba kiri burebwe n'abantu benshi batandukanye. So ubwo mutaza no kubimbaza nyuma dushyireho umucyo, kuko icyo kintu ndabizi niyo mutakimbaza abafana bakimbaza, ariko ubwo kirasubijwe. Abo bakinnyi rero twagize amahirwe bajya mu makipe atandukanye, birumvikana nicyo nari ngezeho. Iyo ugize amahirwe abakinnyi bawe bakagenda, ni amahirwe. Ubwo bigendanye n'uko mu mpera z'umwaka abakinnyi 6 gutyo bavuye mu ikipe, biba bigoye yuko abakinnyi 6 b'abatitireri iyo bavuye mu ikipe muri sezi imwe, biba bisaba kongera kubaka ikipe kandi mu buryo bw'igihe kirekire. Ni icyo gihe wagenda ukahita ushaka abandi bakinnyi 6 niyo baba ari n'abahanga kurusha bagiye, ariko kumenyerana buriya nibyo byubatse ikipe. Ntabwo rero byari buhite bikunda. Icyo twakoze, twahise duterura ekipe yari isanzwe ariyo twari dufite y'abatarengeje 20 yose, nta n'umwe uvuyemo ihita ihabwa poromosiyo kuba ari igiye gukina icyiciro cya gatatu. Mu by'ukuri bigendanye n'ikipe yari ihari ubushize, binagendanye n'ikipe twaturega kino icyiciro cya gatatu, birumvikana yuko intego zabaye nk'izitandukanaho gatoya. Urumva sezo yabanjirije bigendanye na squad yari twakinaga mu buryo bwa competition, dushaka guhatana ngo tube twazamuka mu cyiciro cya kabiri. Sezo yingi yisojwe ejo bundi mu cyumweru gishize tariki 11 z'ukwa mbere. Icyari kiriho na mbere ya shampiyona, twaganirije abana tubumvisha yuko bagomba gushirika ubwoba. Tubatumye development ni uburyo bwo kumenyereza abakinnyi, ukavuga ati aba bana uko byagenda kose sezi zarangira harimo nibura bamaze kumenyera mu buryo bugaragara, ku buryo sezi itaha ushobora kubaheraho ukaba wakongeramo abandi. Ubwo rero bahita binjyana ku kibazo mwari mumbajije cy'imigabo n'imigambi cya sezi itaha, ari giteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Ubu gahunda dufite nkuko nari maze kubivuga, hari abana bari mu cyiciro cya development, ariko twaje kubonamo nibura bari ku rwego rwo kuba babakina mu buryo buri competitive. Hari abakinnyi twari dufite muri sezo yatambutse, ariko uyu mwaka tutashatse gukoresha cyane kuko twabonaga na abakinnyi b'abasiniya, nabo bakinnyi b'abasiniya kuba uza n'abana bato ba U20 bagakina afete, ntabwo biba ari byiza cyane. Ariko bose twababukinze aho bari turwana no kugira ngo bakomeze bakore imyitozo itandukanye, ku buryo nibura muri iyi sezi igiye kuza tuzongera tukaba dufite ya Eurostars, ya indi menyereye irushanwa, ya indi ijya gukina kipe dukinye ikiruhutse ibonye rezilita yashakaga zibonye. Ubwo gahunda iriho ni ukuvuga ngo guhera muri weekend itaha tugiye gutangira dusubizeho match amicale zikomeye z'abakinnyi
batandukanye. Urumva umwihariko turasa naho tugiye gutangira selection hakiri kare, ku buryo nibura mu gihe cy'amezi nk'atanu ari imbere tuzaba twarubatse Aerostars mwiryana kabisa, ku buryo tujya muri shampiyona. Intego ari ukuvuga ngo tugere kure hashoboka rero mu cyiciro cya gatatu no kugera playoff, warenga playoff ukaba wajya mu cyiciro cya kabiri. So niyo ntego dufite muri season ikurikiye. Murakoze cyane. Ikindi kibazo twabaza ni ikibazo kimaze iminsi, si ikibazo kumutera, ahubwo ni amagambo amaze iminsi avugwa, njya mwarayumvishe, twumve by'ukuri mwabyifashemo mute ko byasakuje cyane. Kuko hari umukino uheruka kubahuza na Kiyovu Sport bakubita ibitego 10, ndetse bamwe n'atari ukabya ko haraswe ibindi 5 kama 3, ubwo muri make byose n'ibitego 10. Yego Bo mu mateka rero impamvu wenda abantu babonye kutindaho cyane kugeza n'ubu ngubu, nuko mu mateka ya Kiyovu yabaho nibwo bwa mbere yatsinze ibitego byinshi. Na Aerostars kuva yavuka, iyo kipe ya Aerostars ngo bwa mbere nayo yatsinzwe ibitego byinshi. Bivuga ngo impande ebyiri zose biratangaje, kuko umwe nibwo yabitsinda undi nibwo yabitsindwa. Mu by'ukuri tujya mu gishyiraho umucyo bite binarangira biva no mu matamatama ko n'ubu mu buye wese abivugaho ku bijyanye n'ibintu by'umupira. Nta ushaka gusanga abantu bicaye cyane higanje nk'abafana ba Kiyovu Sport ngo usange batagaruka kuri icyo kintu. Ni iki mwababwira, mbese mwabyifashemo mute ushyira umucyo kuri icyo kintu rwose ugira icyo kitubwira mu buryo burambuye? Murakoze. Mbere na mbere reka mbanze mfereste ikipe nka Kiyovu Sport yadukoreyeho amateka, nako twakoreranyeho amateka. Kwanza twakoreranyeho amateka koko, ubwabyo amateka ya mbere yagiraga atya, ese Aerostars yakina na Kiyovu Sport? Amateka ya mbere Aerostars yari ugukina na Kiyovu Sport, iryo teka ryaraciwe kandi ryagenze neza. Amateka ya Kiyovu Sport yavugaga se Kiyovu yakina n'ikipe yo mu cyiciro cya gatatu. Ayo mateka no twavuga yuko yaraciwe koko byarabaye. None rero reka ngaruke ku mukino nyirizina. Nibyo koko ntabwo mwibeshye, reka mbivuge nseka ariko sinsetse mbabaye, ahubwo ndanezerewe cyane. Imwe muri match zinshimisha, zadushimishije mu buryo bumwe n'ubundi, reka none nabikomozaho mu buryo bweruye rwose, mu buryo buriho tugaragaza irangamutima rya ekipe nyirizina. Kimwe mu bintu bya mbere nabanza gushima, mbere yuko nshima ikindi kintu icyo ari cyo cyose, nabanza gushima ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ryo ryatekereje rikabona yuko nta mpamvu yo guheza amakipe, rigashyiraho igikombe cy'amahoro gifunguye rihuza amakipe yose, icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu. Ni irushanwa rihuza amakipe ari seriye, kuko kugira ngo mubyumve, pare yo kuba ukina muri icyiciro kimwe muri ibyo mvuze haruguru, kugira ngo unakine bigusaba nibura gutanga ibihumbi 100 byo kwiyandikisha muri icyo gikombe cy'amahoro. Twe nka Aerostars nk'ikipe iri seriye twabonye yuko nta mpamvu yo kwitinya, reka dutanga ibyo bihumbi 100 byo kwiyandikisha mu gikombe cy'amahoro. Ndetse ntababeshye, na mbere ya shampiyona, na mbere plutôt ya tombora, abenshi bisa naho bitabatunguye koko tujya kwiyandikisha, twasengaga Imana duvuga ati tuzahure na Kiyovu. Hari impamvu twashakaga guhura na Kiyovu, ndaza kuyibabwira cyangwa muraza kuyumva nyuma ya tombora. Rero Kiyovu niyo yari ikipe ikomeye, ifite izina rikomeye mu makipe yatomborwaga, koko igikombe cy'amahoro gifite uburyo cyubakitse, amakipe aba yaritwaye neza muri sezo ibanjije y'igikombe cy'amahoro ntahera muri 1/8 nibura. Mera asigaye rero amazina yari akomeye yari Kiyovu na AS Kigali, ariko nk'uko namwe mubizi Kiyovu ni izina rikomeye cyane mu kubyumva kurusha ayo makipe. So ikipe yari ikomeye rero ifite izina twashakaga yari Kiyovu, kandi amasengesho yacu yarakunze, twaje gutombora Kiyovu. Umukino ubanza wagombaga kandi wabereye, nibyo rwose wagombaga, umukino ubanza wabereye kuri Kigali Pele Stadium, umukino wo kwishyura ubera kuri Gikomero Stadium. Match ibanza twatsinzwe ibitego 10-0.
ndabisobanura cyangwa se reka mbisubiremo. Twatsinzwe ibitego 10-0. Gutsindwa ibitego 10-0 mu by'ukuri reka mbivuge mu buryo bumeze gutya. Ikipe dufite, abakurikiranye ikiganiro neza mwabyumvise ko ni development. Abakinnyi twari dufite cyangwa se dufite muri iyi sezo, abenshi ndabivuga gutya, nibwo bwa mbere bari binjiye muri Kigali Pele Stadium. Ubwabyo yabateye pressure, batuye pressure no kwinjira muri Pele, kuva muri vestiaire kugera mu kibuga. Ibyo nta muntu bitabaho, ni nkuko wafata n'umuntu uraho w'umuturage uvuye mu ntara ukamujyana mu mujyi, ujya ubona yuko no kwambuka umuhanda byonyine kandi nta mutwaro afite ntaki, ariko no kwambuka umuhanda ubona uburyo icyunzwe kiba cyamurenze kuko ibintu byamucanze yageze aho abona ibintu byahinduye isura ku yandi magambo. Nuko rero abakinnyi bacu byaje kutubaho, twageze mu kibuga nka Pele Stadium, hari haciye n'igihe kitarenze umwaka aribwo ifunguye ku mugaragaro. Stade yafunguwe n'umukuru w'igihugu, gafungurwa umuyobozi wa FIFA Infantino. Ubwabyo kumva uwo mwana uri muri development agiye kujya aho hantu, ubwabyo byamuteye pressure kurusha nuko yatewe pressure n'iby'ikibuga. Ndabivuga koko narabibonye nk'abarebereraga. Icya kabiri rero kiza kuvuga ngo noneho nyuma ya pressure ubwabyo twatewe n'amazina y'abantu tugiye gukina, noneho haje izina nka Kiyovu. Ntekereza ko abakinnyi benshi bagiye gukina na Kiyovu na sekuru buri bose benshi barayifannye, benshi bari bayizi. So urumva Kiyovu bagiye gukina n'izina ubwabyo, atari na ngombwa kuvuga ngo umukinnyi. Ibyo byose navuga ko 70% ari byo byatumye kwanza abakinnyi babanza kugira panike. Kuba warangije kugira panike, abasportifu barabyumva cyane. Niyo waba uri umutoza wo ku rwego rw'ikisi, isi wenda sinzi niba ari kiri hejuru y'isi, ugatoza abakinnyi barangije kujya mu mutwe ibya mbere bibateye amatsiko. Ntabwo abakinnyi bacu ku ikubitiro bagiye bafite amatsiko yo gutsinda Kiyovu, bagiye bafite amatsiko yo kureba Pele Stadium, kandi ibyo bibaho buri kiremwa muntu cyubakiye mu kugira amatsiko. Niyo mpamvu uzasanga umuzungu ateza akajya ahantu agiye gusura ahantu nyaburanga gusa kugira ngo ahamenye, nibyo biba bimurimo. Natwe rero abakinnyi benshi twahuye n'imbogamizi yuko bagiye bafite amatsiko yo kwirebera Kigali Pele Stadium, kumva gusa se kuko Kiyovu iri buze tujye mu kibuga dukine. Navuga ko mu mitwe yabo cyangwa mu bitekerezo byabo ibyo babimazemo umwanya kubibavanamo byasabaga igihe kinini. Dutangira gukina na Kiyovu, ntabwo byatinze, twarababwiye rero mwabakinnyi mwe, turabizi yuko mu bwonko harimo ibi nibi, mukora ibishoboka nibura tubashe gusova nibura 15 minutes ya mbere, mubanze muve mu byo mwari murimo mujye mu cyo. Ariko ntabwo byatubereye byiza, ndumva mu minota nk'itatu ya mbere igitego kimwe cyahise kijyamo. Kimaze kujyamo, ibyo twatekerezaga noneho biba birapfuye. Umukinnyi atangira kuvuga tubu nta kundi n'ubundi ni Kiyovu, ahubwo Kiyovu navuga yuko kuri iriya match ibanza rwose badutsinze ibitego 10, ariko iyo banaza kuba seriye cyane, wenda nuko twakubitanye nabo batari seriye cyane, kugira ngo nabyumve muri match ibanza hari aho twihagazeho tubatera pressure kugera aho umukinnyi wabo ahabwa carton rouge. Nabwo urumva nta umukinnyi wagiye guhabwa carton rouge ku mwana uri muri development, buriya nabwo twari dukoze tu. So imikino rero ibanza mu gikombe cy'amahoro nuko byagenze. Ntabwo ari twe kipe yatsinzwe byinshi, koko niba hari n'ikipe yo mu cyiciro cya kabiri yatsinze yo mu cya gatatu 8-2. urumva nibe natwe kwanza twatsinzwe n'urukipe rufite izina rukinira ahantu heza cyane. Ariko nyuma ya match twafashe umwanya wo kureba se mu by'ukuri ko twabaye nk'abagiye nk'aba mukerarugendo, byabaye nk'ikipe y'aba mukerarugendo yagiye gukina n'ikipe y'abanyamwuga. Match ibanza nyuma yo kwicishamo ijisho twaze gusanga nyamara burya umupira ari umwe. Tureba ingamba twafata bidasabye guhindura abakinnyi, ariko kugira ngo nibura turebe ko Kiyovu muri returu twagabanya difference. Returu rero yarashyitse iraba, ndumva ni tariki 26 ahari, nibyo
z'ukwezi kwashize, sinibuka itariki 26 n'enye ibintu nk'ibyo. Returu yabereye Igikomero. Muri returu navuga yuko ariho ngiye kwitsa cyane kuri Kiyovu Sport. Intego zacu zagezweho hafi ku kigero cy'100%. Intego ya mbere, reka mbanze nse n'uwigira umufana. Umufana yaragiraga ati ntabwo turi sire yuko Kiyovu izaza Igikomero, ndetse benshi bagatebya ati hari abagiye kwitegereza ahitwa kuri 15 naho Katikorosi riva muri kaburimbo, se koko Kiyovu Sport izaza Igikomero? Agahego twarakesheje, Kiyovu yaraje inahagerera igihe. Icya kabiri, nyuma yo kuba twarabonye amakosa twakoze mu mukino ubanza, amakosa twakoze niyo kubanza kumva ko twubashye ikipe cyane. Ndumva bakurikiranye umukino, wenda n'abatarawukurikiranye, kubw'amahirwe Yellow Stars ifite channel ikurikirana ibintu byose. Twakinnye umupira mwiza cyane, twakinnye umupira mwiza, ariko nanone half time ntabwo byaduhiriye. Twari twishyizeho gukanira Kiyovu. Twebwe icyo twashakaga difference, nibura idutsinde, ariko hatajemo difference nini ko twayinjije. Igice cya mbere n'ubundi byadukozeho kuri match ibanza byarongeye biraba, twagize igihunga mu minota mike baba badutsinze igitego, n'icya kabiri biza bikurikiranye. Iminota 45 ibanza twari twarangije gutambikwamo ibitego 3-0, ariko bakadutsinda bya bitego bigaragara ko ari bya bindi by'akabukura experience. Igice cya kabiri ndashishikariza abantu batarebye iriya match basubire muri archive bayirebe. Twakinnye umupira umwe ku rwego rwo hejuru. Ndatekereza ko Kiyovu mu gice cya kabiri yambutse umurongo ugabanya ikibuga mo kabiri, nibura inshuro zitarenze 2. Twayikubise amapoto, amasevu muzamara ryamagira, naho tuvuga se n'abakinnyi bo mu cyiciro cya mbere burya kumbi iyo babonye ibintu bikaze batinya agakipe k'icyiciro cya gatatu ageze ajya yivunikisha buri kanya bamwambikaga. Musubire ku highlight mu birebe. So match yaje kurangira ari ibitego 3-0, bimwe byabonetse mu gice cya mbere, ariko igice cya kabiri nubwo nta koranabuhanga dufite ryo kubara possession, ndumva twari dufite nka 70%. Mu by'ukuri mu match yaduhuje na Kiyovu Sport rwose turashima yuko returu twari twakaniye, abafana babonye byiza batexpectingaga, ndetse na Kiyovu Sport ndumva yaba staff ya Kiyovu nyuma twakoranye mu ntoki bati vraiment felicitation, tuzanareba ubundi buryo twagire indi partnership kuko mutweretse ibintu bitangaje. Tukiri kuri icyo ngicyo cya Yellow Stars na Kiyovu Sport, hari ibindi bibazo bibiri twagira ngo dusobanurire. Icya mbere, kubera iki mwifuzaga kurwana na Sport, I mean Kiyovu Sport? Kuko Kiyovu Sport batubwiye ko ngo mwifuza ko ari mwahura nayo. Umuntu yakwibaza ati se ko Rayon Sport hari Zaperi, Etenseri, Mukura, Amagaju, iki kuki Kiyovu Sport yo mwashyizeho amaso? Nuko ariyo yoroshye bimeze, cyangwa se nuko ariyo mwumvaga mwakumbana mu mitsi bimeze bite? Nabisobanuye mu by'ukuri. Rayon, APR zari ikipe nazo twakabaye twarifuje, ariko ntabwo zari muri mu ijonjora ry'ibanze, ntabwo zari zirimo kubera zitwe neza muri sezo yabanjirije. Ikipe yarimo ifite izina rikomeye ni Kiyovu. Kwifuza izina rikomeye rero twagira ngo mbere na mbere turebe urwego rwacu nka Yellow Stars, cyangwa se turebe urwego rw'ikipe ikina icyiciro cya mbere kuntu ikina. Ni ubwo buryo twabishakaga. Ikindi gikomeye kiriho twashakaga, ari nacyo kintu twavuga cyagezwe 100%, ahantu dukinira hano Igikomero hari uburyo imyumvire mu buryo buri football utari yagera hejuru cyane. Gukina rero n'ikipe nk'iriya, yaba nabo bafana, yaba n'iki n'abandi bantu bafite aho bahuriye n'ibintu by'umupira, biba byoroshye kubabwira ati rega buriya mudushyigikiye. Urwego turimo dukinamo bitandukanye na bya bindi bya kera. Urwego turimo dukinamo biratwemera kuba twahura n'andi makipe akomeye kandi atari kuvuga ngo duhujwe na za match amical. En fait turi mu kigero simvuze kimwe, ariko turi mu rwego rumwe mu gihe byaba ngombwa rwo kuba twahura mu mikino runaka. Twifuzaga rero ikipe ikomeye kugira ngo tuzabone yuko nibura abafana bazakanguka bakavuga ati ariko buri iriya kipe
tuyegereye tukayishyigikira. Turabona yuko uyu munsi niba bazanye Kiyovu Gikomero, utaha bashobora kuzana na APR, bashobora kuzana na Rayon. Ni muri ubwo buryo twifuzaga urukipe rufite izina rikomeye nibura kugira ngo dutange message yuko duhari, yaba abaturage batwegereye basanzwe bazi ko duhari, ko basanzwe bazi ko hari turi limite kuba twakina n'amakipe adafite amazina akomeye gusa, yaba n'abandi benshi bari kure cyane. Hari abatari bazi Eurostars ariko bayimenye kubera twakinnye n'ikipe ikomeye nka Kiyovu. Urumva rero niyo mpamvu twifuzaga ikipe nk'iyo ngiyo twakoreraho amateka. Murakoze cyane. Duhita tuva no kuri icyo kibazo dukomereza ku bindi. Abantu bakomeje kuvuga yuko ubundi mu mboni zabo babara ibitego 18. Mu by'ukuri ni amakabya nkuru, niko kuko ubibona bimeze bite? Mu by'ukuri ibyo bintu ntagiye kure, hari na bamwe mu bafana bacu bari basanzwe bafana Eurostars bararangije batariko rwose mutubabare, turabakunda cyane, ariko ikipe mugiye gukina nayo, ikipe ntabwo rwose ni bya bindi ngo amaboko atareshya ntaramukanya, rwose murarya umuba. Bakoreshaga ijambo muba, byaduhaye motivation ikomeye cyane kuvuga ariko Kiyovu twabonye match ibanza yadutsinze ibitego 10 gusa, byonyine 10. Ibitego 10 twagiye mu bwonko harimo gusa nka ba mukerarugendo, ndabisubiramo si byinshi pe. Match ikurikiye twagombaga guca impaka tukavuga rero reka tuze twereka abafana bacu bishyizemo 18 n'ibindi. Nyuma hari abafana rwose baje baratugurira baradufelicita, twari murabizi twari twiyakire ko muryo ibyo bitego 18, none turatunguwe, ahubwo hari n'abari bagiye gutura ikimasa hasi. Kubera iki? Kubera yuko baje gusanga yuko koko football buriya, kandi rekana nabivuganye kizeho umucyo, uri ikipe yose yiteguye ikareka kugira panike zo kuvuga ngo ikipe iki ni cyiciro iki niki, mwakina yego ko icyiciro cyo hejuru ntikabura, ariko Kiyovu Sport ndashyiraho ndongera mbishimangire, n'ubu twongeye guhura na Kiyovu ubushize ntiyadutsinze ibitego 3-0 match yeruka, twayirushije possession. No aho tuzahura na Kiyovu yaba yarakomeye, wenda biravugwa yuko bidakomeye cyane par rapport yuko mu gihe cyashize yari imeze, ariko ubu twebwe muri record zacu match twakinnye na Kiyovu turi concentré niyo yadutsinze ibitego 3-0. iya mbere sinyitindo nabivuze yuko twasaga na ba mukerarugendo, tuzarwana n'uburyo tugabanya difference, ubu ni 3-0 nibura, ubu tuzarwana n'uburyo difference igabanuka kandi tukaninjiza Kiyovu. Murakoze cyane. Akandi twasorizaho ni ihe kipe nayo yindi iri mu cyiciro cya mbere wumva ufitiye amashyushyu cyangwa se ubwuzu cyangwa se amatsiko yo kwa nayo mwazasakirana nyuma ya Kiyovu Sport? Ubundi reka nyivuge nseka, ubundi kipe twebwe intego yacu, nanabwira abantu badukurikirana sirite wenda abafana begereye ahangaha mu bice bya Gikomero cyangwa se reka mbivuge, ubundi nk'iyi kipe yacu igira umwihariko, isa n'iyikombininga cyangwa se nk'ihuza ibi bice byose by'inkengero z'umujyi cyangwa bino bice by'icyaro cy'umujyi wa Kigali. Ahantu ikipe ubu dutezeho dushakisha inzira zose twahura nayo ni ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport impamvu nta kindi, ni ikipe bivugwa ko ifite abafana benshi, ariko buriya kuno nge mbibona mu mboni zanjye mu myaka iri imbere Rayon irarya imege, kuko iyo Eurostars bumva wenda Rayon ntabwo izi izagende bakonsilite Kiyovu, wenda ni nayo dufatiraho reference kuri iriya match yabashije kugaragara hirya no hino. Eurostars ni imwe mu makipe ifite abafana, icyitwa umufana nibura ushobora kuza ukikanga ko ari nka derby yahabereye y'amakipe yo mu cyiciro cya mbere runaka. Ubwo rero nka Rayon ku rwego rwacu tubona yuko dushingiye ku myaka tumaze tukabara niyo Rayon imaze tukareba ku bafana, ntabwo durusha abafana benshi cyane dushingiye muri interval y'imyaka tumaze. Iyo Rayon niyo tugiye gushakisha inzira zose, yaba ari Rayon y'abana, yaba ari Rayon y'abategarugori, ariko turashaka Rayon niyo nibura tuzagwa miswi mu buryo bw'abafana bikaba barana. Naho Kiyovu yo byaratubabaje yaradutsinze, ariko ikibazo abafana ba Kiyovu se ntabwo turusha abafana yo cyane, turishakira rero nk'iyo Rayon. Murakoze cyane.
hari andi makipe umuntu yakwibaza ati se kuki Yellow Stars ihita yarenze amaso no kuyamefiya niki, harimo nka za Etincelle, Rutsiro. Bo ntabwo ari ukuvuga ngo izo kipe ni ukuzirenza amaso, kuko kugira ngo binumvikane, buriya abantu benshi cyane si no muri football gusa, abantu bubakira mu kugira amatsiko, kandi amatsiko ni ikintu utarahura nacyo. Mu makipe muvuze Rutsiro, ndumva Rutsiro tumaze gukina imikino 3 buriya. Rutsiro ubwo twakinaga mu cyiciro cya mbere cya kabiri Prito muri sezo ya 2019-2020, muraza kureba ku highlight icyo gihe Rutsiro igikinira mu Cyebera, ahantu hari stade icyo gihe ari mfite uburyo iri compliqué cyane. Twakinnye na Rutsiro ndumva imikino 3, harimo imikino 2 arere turi mu gikombe cy'amahoro, match ibanza muri shampiyona twarakinnye, ariko murabyibuka ko icyo gihe nyuma haje kuba covid bigatuma imikino returu iza guhagarikwa, ariko urumva Rutsiro twarakinnye imikino 3 ni myinshi. Gusa Rutsiro ndayubaha kuko Rutsiro muri iyo mikino ntabwo yigeze tworohera, yaradutsinze. Amagaju nayo ntabwo ndi buyagirira amatsiko cyane, ndumva twaragiye Nyagisenyi, ibyo twaboneyeyo icyo gihe twarakinnye, baradutsinze ndabyibuka. Ubwo twakinaga mu cyiciro cya kabiri twageze ari umukino wa 3 ndabyibuka match ya mbere twari twatsinzwe n'Akagera, match kurikiye dutsindwa na Gorira Igikomero, match kurikiye tujya Nyamagabe ya Magaja duha ikaze y'ibitego, ndumva umuba kankoresha ijambo muba. Match zakurikiye ubwo ndumva twarese twakira Kirehe hano Igikomero tuyikubita 3-2, dukurikiza w'Intare tunganya 1-1 ku maherere. Murabyibuka babonye iyo match, igitego kitavuzweho rumwe ariko cya Intare ariko nyine kiremezwa. Dukurikizaho Sorwate, ndumva Sorwate turayitsinda, dukurikizaho Impesa tuyikubita 1-0. Urumva mu by'ukuri hari amakipe abatari banabizi, twakinnye icyiciro cyaduhuje n'amakipe menshi. Urumva rero kubera twagize amahirwe yo gukina n'amakipe menshi atandukanye, nari nibagiye na yo sinshaka kwivuga iyo nyivuze Interisereri, ikipe bita Interforce ndabyibuka twarakinye tugeze ku munota wa 44, twari tugikoresha ambulance twatiraga ku bitaro, byagira ikibazo ako kanya twamenye ambulance yarengeye mpaga tayari. Urumva hari amakipe menshi twagiye duhura no mu bihe bitandukanye. Gato tukiri kuri iyo kipe ya Interforce, umukino wabanje wari wabahuje, bivuga ko Interforce yaribwe, arbitre yabibye. Mu by'ukuri nkawe kocha wari uhagarariye ekipe, umukino wa tugaho gatoya. Mu by'ukuri iyo match reka no kwivugaho byinshi, icyo nshaka kwivugira gusa nuko twamaze iminota 45 dukinira muri box yabo itararenga n'umurongo ugabanya y'ikibuga, ikaza gutabarwa n'umubyeyi wagiye kunda ambulance ikagenda. Ako kantu reka ariko nivugira nayo byo kwibana no kwibwa byo reka mbishyira entre parenthèses. Murakoze cyane. Tuvuye ku bigendanye n'imikino y'umupira muri Yellow Stars, reka dusimbukiye gato mu gisata cya muzika kuko naryo rishamije muri Yellow Stars. Yellow Stars muzika mu by'ukuri yo ayidaye ishusho. Yellow Stars muzika hejuru cyane. Yellow Stars muzika kimwe n'indi myidagaduro. Ubundi muri Yellow Stars tugira uburyo bwo kuvuga ngo wagira ngo sinzi ibiba bizaba, rero twebwe nka Yellow Stars ngira ngo tubibona kare. Ejo bundi mwumvise ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu muhango wo kurahiza aba bayobozi bashya bayoboye Minisiteri ya Siporo. Yavuze yuko cyangwa se ababikurikirana murabyumva, siporo cyangwa se imyidagaduro muri rusange kubyaza umusaruro impano zitandukanye. Twebwe rero twabitangiye kera nubwo tutaratangira kuzibyazamo umusaruro mu buryo bw'amafaranga, ariko icyo twakoze kuva mbere na mbere ni ukwankandira impano zose zitandukanye
tutitwaje ngo ukunda iki. Niyo mpamvu usanga dufite ikipe y'abahungu ikipe y'abahungu football n'abakobwa, ugasanga dufite ababyinnyi kizungu, kinyarwanda, usanga hari abo bahanze ku giti cyabo, ugasanga hari abakorobate, imyidagaduro myinshi itandukanye. Tugeze rero ku cya muzika nk'uko mubimbajije,